Ndi papa sava. Ndagushimira ko waje kwitabira. Byabakoze cyane kumumira. Numvaga rero I Kigali bitaba byoroshye ko wahamagara umuntu nijoro umukeneye mu gitondo ukamubona. Ya ntabwo byoroshye n'umuntu ariko ureba nyine ikintu ugira priority. Kavuga akazi kanjye n'ubundi nsanzwe mfite uko ngakora ndipanga ngakora nyuma ariko guhura n'uyu muntu ni ingenzi kangiye guhura nawe nyine. No kwigomwa nyine kubaho. Ndumva ntago woroshye ariko ndategeza ko umeze nkaho ari we muntu nshaka ko dukorana. Bya nanjye byaba byiza twumvikanye tukabasha gukorana nyine. Ko batatwakiriye se ntago bazi ko twaje ahari. Manu Rwabona bari. Okay. Ko twabuze umuntu twakira se. Bonjour Maouja. Bonjour. Oui. Comment ça va? Ça va bien. Tout va bien? Oui, oui. Oui, voilà, ça neza cyane. Yes, boss. Turasoza twaramukanye ndaraye. Nabona agafanta ga citro gakonje. Gakonje? Nta kibazo. Ubwo umuntu mwiza nubwo nakarore bitabiza. Nakadimu. Nacyo ga citro gusa gakonje. Nanjye fanta iyo ariyo yose ikonje ariko. Konje. Urumva nibyo nende gukubwira hari projet nshaka ko dukorana. Sinzi niba kwa narayimohereje na dossier wayisomye neza. Nta kintu ushaka kubazaho. Ndumva byose nabirebye ko nakoze na research nagiye kuri Google mbona company yanyu nyine imaze imyaka 6 ikora. Nabonye na kibazo. Okay. Wenda reka ngushiremo nanjye gakeya musobanura. Urumva ni company nini nkuko yibonye imaze imyaka irenga 6 yitwa Ali Queen Business Group. Ni group rero nini cyane irimo ibintu byinshi bitandukanye. Sinzi niba babonyemo ko harimo uruganda rukora bodaboda, uruganda rukora amazi, harimo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo wabisoma. Rero mfite umushiti wanjye wakumbwiyeho ko nari mfite nashaka umuntu twakorana kuko nge nago mbinaha. Nagira ngo ndebe ko nabona umuntu ukora kuri post ya manager akajya ari ubasha gukontrola zimwe muri izo business. Buriya agasobyo gakonjeje cyangwa se n'icupa ryose ubundi kugira ngo kirataza kugira nk'imbeho mu ntoki wita ugafubika. Agacunga gafubika. Mwari mwasabye akabonetse kose. Niryoherwe. Ubona ukoresha akarahure. Niko. Yego. Zanya akarahure. Nta kibazo. Ntabwo uje ndamusekera. Nta kibazo. It's okay. Okay. Kamuzana akarahure ni boss. Nibyo nari gukubwira nyine ndashaka umuntu ukora kuri post ya manager. Kubera ko akenshi nagomba mpari. Kandi nyene umuntu w'umwizerwa bakumbwiyeho rero. Hari ikindi wabanza kubaza kugira ngo twinjire ku bijyanye n'umushahara cyangwa ibindi. Nkuko nakubwiye nyine ibintu byose ureba ikiruta ikindi akaba ari cyo ugira priority. Nk'ubwo urabizi nari nsanzwe mfite akandi kazi ariko twumvikanye nabateguza nyine hakiri kare. Nkabaye igihe gihagije cyo gushaka umusimbura ndamutse mbonye ufanye n'iruti yo mfite. Ngo uraza kumubwira ufa yawe. Hanyuma twumvikana nyine ubwo ndatangira imyiteguro ngire ku kazi mbaye nk'amezi nk'abiri cyangwa 3 ashaka umusimbura. Muri make yankurikije ukuntu mbwiye uri interested. Yeah. Okay. Nta kibazo.
ayo mezi ndayaguha ariko twabanza tukanavuga no ku kintu kijyanye n'umushahara utekereza yuko twakorana gute ukurikize iyo poste yawe wumve niyo kampani ukuntu ihagaze umbwire aho twahuriza. Yes. Kono ubu mwemeye gukozanya none ku buzima bwacu. Merci. Mwabyeyi. Wari ugize uti iby'umushahara ndumva ntabwo natamubwira ngo nahembwa aya ngaya ahubwo mwambwira muti twebwe uyu mwanya twawugeneye aya ngaya cyangwa wari usanzwe yakamworohereza. Nk'uko nabikubwiye ni kampani nini cyane kandi ifite ireme igifite n'ibindi bintu byinshi igomba gukora kandi dukeneye icyizere cyawe dukeneye umuntu twizeye kandi ufite discipline. Biragaragara rero ko bakumbwiye niko nakubonye. Umushahara twatekereza ko twahera kuri 2 miliyoni kandi tugakora kontra byibuze iri hagati y'amezi 6 n'umwaka. Ariko nawe wambwira uko byumva nta kibazo. Umushahara ndumva nta kibazo ahubwo kuri contract nta kuntu yaba nk'imyaka nibura nk'itatu. Nabyo birashoboka. Byaba ari sawa. Urabona hari ukuntu umuntu ashobora gukenera nk'agakredi iyo ufite rero nyine kontra ifatika y'igihe runaka birakorohera. Nta kibazo. Mu guhera ku myaka 3 byaba ari sawa. Myaka 3. Nta kibazo icyizere dushaka n'icyawe uramutse unabikoze neza hari n'ukuntu yahinduka hagati ariko imyaka 3 nta kibazo. Ubwo ndumva ari ibyo ngibyo twemeranyije. Mwateganya ko natangira nk'ijyanye. Njyewe urumva icyumweru gitaha ndasubira muri France kandi ndashaka kugira umuntu masiga. Ndashaka gusiga iyo poste mbona ko irimo umuntu kandi ufite ireme. Ndatekereza yuko icyumweru kimwe birakunda. Nkuko nakubwiye nsanzwe mfite akandi kazi. Nirumva nk'abantu tuba twarabanye neza. Pereza ntibagiwe akantu k'ingenzi kubyana n'igikona ahangaha dufite jigo de chèvre, dufite igitigu, dufite zingarone, dufite specialité yitwa omelette. Tukagira ko twa turi mu kanama sinabwo waburetse gatoya. Wenda twaza kuza kumubwira nyuma. Ubwo sige nimero narenze guhaje. Ubwo ikindi mukenera mwambwira ko dufite n'agacumbari nziza. Mwibutse specialité y'ibyumba dufitanga. Shaka no marakazi kawe. Urashaka kubaseka. Ahangaha ubundi umukiriya iyo yinjiye ngomba kumubwira service tuze kugira ngo ataza kugira kuzikenera nk'ahandi kandi tuzifite. Umwibutse noneho na ya specialité ya kwa gahunda nyine bakunda specialité nyine y'amapumbu. Umwibutse ujye kamushyirira mu kaza kamwibutse. Aba ndamara ariko cyane y'ibisi. Ubwoko bw'ibito cyane. Okay. Nuko narimo ndakubwira rero nk'abantu tuba twarabanye neza ntabwo natampa kubasezera kuko ntabwo bwaba ari ubufura. Birumvikana. Numvaga nareba nyine ukuntu tuza guhuza amasaha kugira ngo njye nkora full time ngatangira nkora amasaha make kugira ngo mbashe gukora nta handi mu gihe bari gushaka umuntu nsimbura kuko ndakeka ko mu cyumweru kimwe atatabona umuntu nsimbura. Ndumva ari igitekerezo cyiza. Cyaba igitekerezo cyiza. Okay. Ahubwo ngubwo mbere yo kugenda twareba nyine ukuntu twazasinya contract igenda itari gutangira. Of course. Yes. Najya nkora amasaha mu gitondo nyine nk'amasaha nk'atatu ngaraka ibintu byose biri ku murongo azatatu yabahagije. Urumva wanamaze no kumenyera wowe ubwawe wakwiprograma ukuntu uzajya ukora nta kibazo. Ifa kuba ikize nicyo dukeneye na discipline kandi. Umura uko bakumbwiye niko ndi inyangamugayo tuzakorana bizagenda neza. Ngira ngo ni ibyo. Ahora kama kubajije ufite urugo
sinzi bite bite se Ibiki? bite Ibite n'ibiki? bite byawe Ni byiza. Ndabona rero witeretse nta kibazo n'indaya yawe. What? Niye Byari bimeze bite? biteretse n'iki Byari bimeze bite? ibikize okay Biki? sorry ndi kubona uje hano kumara iki Nje kumara iki se ni wombwiriza ibyo nza kumara ngaha? Nta soni. uje hano muri iki gitondo kumara iki hari gahunda dufitanye Ubwo se wari uziko ntari bumenye aho uri? okay Wari uziko se ntabizi kuri aha ngaha? Manu Amakuru yose ajya mumenyesha ko No, it's yose okay. mba nyazi. reka njye nagenda n'ubundi ibyo twavuganaga byarangiye uri kuno umuntu udamujyanye tuzi tuvugana Anjyana. turaza kuza kuvugana nta kibazo N'impuzo n'ishoreke yawe gusa nta n'isoni. Ndabona witeretse rega nta n'isoni wigize. ikindi gihe umuntu niba mufite uburyo muziranye umwigishe discipline ni nziza Asuzuguro. dushaka no kunyegera Wowe nawe ibyo mwari muri Usanzwe ahangaha si muri logi. ni muri logi se usanzwe Ahangaha ntabwo hari ibyumba bikodeshwa. hano se ni hari restaurant hari n'akabari Yego ye. hari icyumba dusanzemo hano Uri kumva nta soni ufite? ahubwo wowe nta soni ufite uba muzima ku buryo utinya Ahubwo se wowe uri muzima, wowe uri muzima. Hakabungu mwabaye gute kubera kimutanyurwa? uwakuroze se basi yarakarabye Wowe se yarakarabye? ngungu koko Ni ikihe kintu se umuntu yakora ahubwo mukanezerwa? Ni ikihe kintu se umuntu yakora mukishima mukanyurwa mukishima kugira ubwenge mugatuza? ufite ubwenge byanezeza ubaye ufite ubwenge byanezeza Urirwa n'inshoreke mukururukana mu kabari hangaha mu marogi kwa Pasava uraho ngaho ererererere. None Uriya ukumbwa muntu ngo ngiye ngo uramuzi? ndamuze ndamushinzwe. Ngiye nshinzwe mbarura abantu. nese ubundi ubwiwe n'iki ko turi hano Ubu abonwa n'uhagaze. Cyo kuza ntacyo nakuza nta gusuhuza nta kenge muri urwo rutwe n'urwo kwisukisha gusa ntumenyere. uraje wise wicara utangiye gutuka umuntu uriya muntu turamuzi Ni ngombwa se ngo mumenye ndamumenyamo ibiki? none se Icyo nzi nuko ari inshoreke yawe. Si inshoreke yawe ntimwararanya ahangaha. ngendana nawe hano ndakubwiye ko twararanye hano se Mutararana. Ariko se kubera iki ubundi abantu muteye gute? ninde yakubwiye ko twararanye Ndakubaza kubera iki abantu nyine mutanyurwa? Ni ikihe kintu umuntu ashobora kubakorera mu buzima bwanyu mukanyurwa? tutanyurwa Hari ikintu ngiye nagukoreye, hari ikintu ngiye nagukoreye. Uratuma Buryo wirirwa mucyurira. unsuzuguza indaya, inshoke imyaka zawe. 3 we tumanye dukunda n'undi wankoreye iki Hari- ku buryo uvuga ngo ndabona ntabwo kubaza nyurwa ni iki? usibye kunesha umutwe ubundi kintu wankoreye ni igiki Ni iki se nagukoreye? wankoreye iki Ni iki ntagukoreye? mbwira Ibintu n'ibintu byose naguhaye, ibintu byose nta kintu kimwe ntagukoreye. ibintu byose Ahubwo ntagunyurwa. ibintu byose wamaye None uri kwirirwa inyuma y'inshoreke uri inyuma Ibintu byose wamaye. Nta n'isoni. guma ahangaha ndaje ibintu byose wamaye n'urutwe rubi ibintu byose wamaye utajya ngo ibyo wamaye simba igenda dore ibintu byose wamaye ni ibi ngibi mu myaka 3 tumaze dukundana papa sava yego ngwino umfashe hano ishyano ryacitse umurizo Pasava se umuze muri izo feri ziramureba. papa sava naze hano ricitse umurizo papa sava hano ikibazo cyameza amabuno ndi wa mukunzi wanjye iki gitondo aje hano aramutse gahunda mfitanye nawe si surprise aje kunkorera nibura ngo uvuge ngo yanunguye ni ukuzana urutwe aza rutura ku bantu umuntu twari turi kumwe hano niwamubonye ubu se hari ubona ubu se agiye ibyo twari turimo birangiye Ni ibiki se mwari murimo bitarangiye? ishyano rije rinshinja ngo nararanye ngo nihabara ngo nararanye n'indaya hano mu cyumba wayata njye naje kurara hano ku
kubera yuko nari mfitanye na gahunda n'uriya muntu mu gitondo nuye kure nabonere kugera hano kugi naje kurara hano rero muri rogi za hano naharaye hano ngiye nyine wararanye ntihabara none urimo uragira uti uretse icyo ngikize ararana ntihabara baramubana baraya baramubaraya barareba barure mumwire ko hari umugore urimo amuzi n'amazina se yamwandikisha se aramuzi nese niwe wandika ko ari twe twandika wenda ndabwirwa n'ikite ko mutabigambanye kubigambana ngo bigende biteze umukobwa no papa agihuga abanyamahanga ngiye ikintu kiba kinunguye ngo ibintu byose yamaye ngo abagabo nitunyurwa dore imyaka 3 tumaze dukundana ntabwo wenda gutanga impano ntabwo ari cyo nakunenga ariko do impano wamaye ngiyi mu myaka 3 si iyo maye kuri anniversaire yanjye kiki ase ubundi wagitoye umva ibiro gipima papa sava umva ibiro gipima wagira ngo niba utagishima urayambara so garuriye ngo umbwire ko utagishima iki kintu ubundi kirankwira iki kintu iyo ukimereza se ngewe warakimaye ndavuga ni ukimaye umutima ntabwo ndi kugucyurira kubera yuko ntagishimye ndi kugucyurira kubera yuko waravuze ngo ibintu byose wamaye ibintu byose wamaye ni ibintu bingahe ariko rero bira ni ibintu bingahe wamaye nubwo umugaya iki kintu cyakunnye wakidoze nubwo yavunikiye ubusa ego ko ubu yuno umufuka umwe imifuka 2 imifuka 3 4 5 urabona ataragitoye papa iki kintu wakigura oya iki kintu wakigura yewe ari izojye gukigura uvuga ngo ushaka igiki ukuntu ubanza arashakaga icyuza iki bazakiguhamba muto igiserikeye ni impamo iserikeye niko modede iyo uvuga ngo ako sinzi ari abakobwa ukuntu bameze papa sava umukobwa mupfa akantu gatoya agatangira ngo ibintu byose nagukoreye baguhaye hari urupapuro n'ikaramu wakandika ibintu bingahe wankoreye mabuja sorry manu wewe ugiye turaguhamagara neza sibyo kurenje kubabwira kuri ya gahunda y'icyo kurya ko ndabona mabuja bahindutse ugiye rwose akira n'ibingibi bivana hanga bijyana bivana hano modedera atatangira no kurwana wese kigitorosho akinyere akira dore ni icyo nguyu akira cyo shiramo wenda uzajya ugenda ibiro byiyongereye waremereye oya nta umuntu muzima uremera aremera umupfu bazajya bafite ahubwo ujye uri kwidefanda mu mafuti yawe shako papa saba nibyo nandi mu ndakubwira umukobwa ngo ibintu byose nagukoreye wakubwira ngo uvuge ibintu bitatu wankoreye wavuga na kimwe wavuga ari umutanyurwa ni ikihe kintu umuntu ashaka gukora ukanyurwa wowe ubundi se bw'umuntu yaba yarabikoze wabyemera wabyemera se ngaho bivuge wabyemera bivuge dore ngiyi papa sava nawe ni umubyeyi ugiye aho ngaho uranyunyuje urambonye urandebye unshyize hariya uranjuguye ngo ndakubonye mbonye ubusa uranyura avuga uti reka mpindure nkubonye ubusa none se ngewe ntabwo ubona iki se ngewe ubona ibishushanyo ubona graphic design ariko uzi kusetsa abahungu iyo niyambuye ngewe ubona ibishushanyo ako pesa wawe bica abakobwa ngo rambonye ngo ubusanga ibintu byose ndabiguhaye umaye ibikize ngeze nabyo naguhaga ariko se nimwiyubaye ukoze kuba mwirwa nyine mwambaye ubwo busa nabyo mugiye kubizana aha ngaha ngo bibe ikintu cyo kubwira abantu bose mbonye ubusa sibyo abantu abandi bakiriya bose bari hanze nta muntu urimo urabyumva arajya kuvuga ngo mbonye ubusa ngiye wabonaga ibishushanyo ibyo ni ibintu wakangisha umuntu ngo naguhaye ibintu ibyo nibyo uvuga watanze nta kindi kintu ngo wazana mu rukundo watanga kitari ngo reka rero mbagira inama papa sava ngiye ndarinje kuvugana n'uriya muntu yaragiye kunyihera akazi sibyo akaye kazi none aha ngaha tuba tumaze kumvikana kontra y'imyaka 3 kuri miliyoni 2 buri kwezi miliyoni 2 papa sava akazi kanjye kandi nanjye kugasezera ikimwe gitana ari gutangira akazi none iki kinyugunyugu kiraje n'urutwe rubi mbona cyicaye aha ngaha kitangira kwita umuntu ngo nindaye uri kumva agasuzuguro kuza utukura nese wawiyubashye uri kumva ukuntu uri kuntuka icyambere cyo rero sibyo icyambere cyo n'igihe cyose nawemereye kujya kureba umuntu mudafitanye gahunda ngo ugiye gukora surprise ikindi kandi niyo twaba dukunda niyo nabona guciye inyuma mu gihe tutarajya mu murenge uvuge ngo hari umutungo
twavanze ndi gusesagura ntufite uburenganzira bwo kuza utongana wita umuntu indaya agiye gukurega wafungwa wabihanirwa gutukana ni icyaha gihanwa n'amategeko ikindi wemerewe gufuha ariko niwemerewe kugira reaction ngo nguze ngo urwane n'iki ngiye mpamagaye none ahangaha nkahamagara umuyobozi w'umukuru w'umudugudu nkavuga ni umurwayi wo mu mutwe arimo ararwana wavuga ko ufite impamvu yihe yo kurwana no gutukana hano papa sava uri umuntu mukuru nawe rero sigara umugira inama dore n'umukobwa wakuriye muri quartier ariko ngiye byanjye nabi birarangiye sibyo birarangiye ujye ukundana nabo munganya ubwenge sibyo umutwe wawe nibura ntukawukoresha wiyogoshesha gusa ikobwa cy'igihone gusa ariko ubwo se ko byakarangiye da reka niba mukundana urureremba ako narabikubwiye umujinya ugira akantu gatoya kakunaniza ikibundi utabashije kwikontorora ikindi wumva wakontorora n'iki umujinya ugira n'uwiki amafaranga ari yiyongereye inshuti uyifite umugabo umubonye ariko uraje uribyimbye wajya ubanza ukabaza bigutwaye iki ubu tuzahora muri uru madederi mama ngayikorera urwo rukabuto ugiye kurwambara Ndi Papa Sava.